bibutsa ko turi mu kiganiro igicumbi cy'amakuru kuri Gicumbi News Online. Ubwo n'abadukurikira bageze kuri wa eshatu akadomo Gicumbi News akadomo rawa tuyibone niyo nizera Mustafa Emmanuel Bizimana Dizana aho turi kumwe kugira ngo dufashe kugira ngo mudukurikirane. Ubwo abanyura kuri YouTube turi 14,600 hafi 700 baradukurikirana umunsi ku munsi. Twizere ko rero mukomeza kugenda mugubwa neza cyane muri rusange. Kuri YouTube n'abatarakanda subscribe bayikande, hanyuma tukoze kubana aya makuru kandi ushaka kuyakurikira nyuse kuri Facebook live kuri Mustafa Emmanuel Nizera cyangwa se Desire Bizimana. Ushaka no guca kandi kuri Igicumbi News gutyo ko mbivuze kuri Facebook, hanyuma ukadukurikirana muri rusange. Twerekeze mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, nuko uruganda rwafunzwe ngo rukora inzoga zitujuje ubuziranenge. Uko bora ikinyamakuru Umuseke kibivugaho, rero nyir'uruganda ngo yari yafashe inguzanyo igera kuri miliyoni 100 yo kubaka uruganda, none arahombye. Hari Muhanga ubuyobozi rero bwo mu karere ka Muhanga ndetse n'izindi nzego zitandukanye z'umutekano zafunze uruganda rwenga inzoga zitujuje ubuziranenge amenwa litiro zirenga ibihumbi 13 mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 5 Kanama 2026. Inzego z'ubuyobozi zitandukanye zabyukiye mu kwabo kumena inzoga zitujuje ubuziranenge zinafunga uruganda rero rusenga muri rusange. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko uyu munsi rero by'umwihariko wa kane baza gukora ubugenzuzi ku bacuruza inzoga zitujuje ubuziranenge. Meya Kayitare Jacqueline avuga ko kandi basanganwe inganda zigera kuri 3 zenga ubwoko bw'izi nzoga, gusa ebyiri muri zo zikaba zarafunze. Rero hakaba hari hasigaye rumwe rwafunzwe kuri uyu wa gatatu. Meya yagize ati ubugenzuzi bwakozwe bwasanze uruganda rutunganya inzoga zitujuje ubuziranenge bikaba bihabanye n'uruhushya bari barahawe kuva mbere na Rwanda FDA. Kayitare yabwiye itangazamakuru ko inzoga zitujuje ubuziranenge basanze mu rwego rero rwaho ngaho aribwo batangiye kugenda bazimena ndetse bafunga n'uruganda rwazitunganyaga mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Meya yagize ati twasanze inzoga zitujuje ubuziranenge mu ruganda rwenga, hanyuma bazaga abaturage ntabwo bitaga ku ngaruka zifite muri rusange. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga kandi Jacqueline yavuze ko usibye gufungura uruganda no kumereza inzoga zitujuje ubuziranenge bakoramo n'ibikoresho bifashishaga benga izo nzoga, hanyuma bagategereza icyemezo cya minisiteri ifite inganda mu nshingano uko izabigenza. Umuyobozi w'uruganda Sapa Shop Multi Business Limited Nyirimanzi Sylvain avuga ko akorwa ubugenzuzi mbere nyine nubwo bahakoraga ubugenzuzi basanze inzoga y'benga zujuje ubuziranenge. Nyirimanzi avuga ko kandi aho amabwiriza mashya aziye ariyo yatumye inganda zose zitunganya ubwoko bw'inzoga benga zifungwa. Yagize ati nta bisobanuro byinshi mfite, ikibazo gihangayikishije n'inguzanyo ya banki irenga miliyoni 100 mperuka gufata kuko natangiye kubaka uruganda ruri kure y'ingo z'abaturage none ndahombye. Nyirimanzi avuga ko kandi ubuyobozi bwakagombye kureba uko bahuza n'amabanki bano bantu babaga bafitiye umwenda ndetse we bakaba banafasha uburyo bwo kubona ibindi bakora. Uwitwera Dukunda Seti umwe mu bakozi b'uruganda yakoreragamo nyine avuga ko abahakora bari abakozi 80 bahemberwa ukwezi. Avuga ko muri abo bakozi barimo abiga muri kaminuza bishyuraga amafaranga y'ishuri bavanye muri aka kazi bakoraga. Ageze ati amabwiriza atanzwe yo gufunga no kumena inzoga dusigiye igihombo kinini. Icyo nakuvuga ni uko abakuriye uruganda ndetse n'abakozi bose ntabwo bemera ko inzoga uruganda rwenga zitujuje ubuziranenge bashingiye ku bugenzuzi beruka gukorwa mu minsi mikeya ishize.
akomeje agira ati muri rusange turasaba leta ko yakongera gusuzuma inganda zujuje ubuziranenge tukongera tugakora kuko hakozwe ubugenzuzi bwimbitse bagasanga ari izo zitujuje ubuziranenge rero bazifunga nyuma izujuje ibisabwa nazo bakareba uko bimeze. Tunagwa nuko litiro zigera ku 13,000 z'inzoga zatangiye kumenwa kuva ku manywa kugeza ku gicamunsi mu karere ka Muhanga. Ubuyobozi w'akaro karere Madame Kayitare Jacqueline avuga ko rero igikorwa cyo gusuzuma inzoga zitujuje ubuziranenge kiza gukomeza by'umwihariko kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru bakaza gukomeza iki gikorwa rero cyo kureba izi nzoga zitujuje ubuziranenge hanyuma zikaba zamenywa izindi nyine zikaba zakurwa ku isoko. Gusa uru ruganda ndabona ari uruganda rwari hatari pe, uruganda rwari rukomeye nkurikije uburyo ndi kurubona nanjye ku mashusho. ubwo namwe mudukurikiye ariko kuri YouTube n'amashusho muri kuyabona namwe, uruganda rwose ubona ko rwari rukomeye kuko niba uruganda bwati yaraguje miliyoni zirenga 130, umva rero harimo igihombo. ubwo sinzi niba nyine gahunda iriho abantu baba baratsinguzanya muri banki hari ukuntu mugani bazafashwa kugira ngo bigende neza, naho ubundi abenshi sinzi rwose ko amafaranga niba umuntu yagurije nka miliyoni 130 bisa kugira ngo yifashishe n'ubundi ababishinzwe kugira ngo babahuze n'ano mabanki kugira ngo barebe ko bafashwa muri iyi gahunda hanyuma barebe uburyo bazishyura banki kuko iyo wafashe inguzanyo ni ihame n'itegeko kuyishyura ko banki yo irakuguriza kukuguriza ukazayishyura. Urumva rero akariko bimeze hariya i Muhanga kuri uyu mukiro uvuga ati rwose ndahombye pe, ndahombye nyaboneka mvuganire. hanyuma mu karere ka Muhanga ndabona uyu munsi nabwo nk'uko meya yabitangaje barakomeza igikorwa cyo kugenda bakusanya izi nzoga zitujuje ubuziranenge by'umwihariko banarebe niba nta bari kuzihisha nyuma nazo zitahurwe zijyanwa habugenewe. ari cyo twavuga rero hariya mu karere ka Muhanga amajyepfo Rwanda. gusa n'igikorwa kiri kuba hose mu gihugu, ntabwo ari Muhanga gusa, ubwo ni hose mu gihugu nyine kuri izi nganda zitujuje ubuziranenge. ubwo n'abaturage nyaboneka muyoboke amazi abandi muyoboke agafanta.